Izina Charitine cyangwa se Charitina bitewe n'uko weho ubyita cyangwa se ubisoma byose birakoreshwa. Iri ni izina ridasanzwe rikomoka kuri charity, rifite inkomoko mu rurimi rw'icyongereza. Ubusobanuro bwaryo nyirizina n'ubu ngubu kuri tugiye kubwira. Tugiye kubana muri kiganiro nitwa Silas Meka. Niba ukiri mushyashya kuri umuyoboro wacu, kora subscribe nawe ufungure inzogera. Izina Charitine cyangwa se Charité bisobanura urukundo rutagira uburyarya, ubugwaneza cyangwa ineza itagira uko isubizwa. Ni izina risobanura umuntu wuzuye impuhwe n'ubuntu kandi ukunda gufasha abantu nta nyungu yiteze. Ibintu biranga ba Charité cyangwa se ba Charitine ni bikurikira. Charité cyangwa se Charitine akunda gufasha abandi ndetse no kubitaho. Akunda amahoro n'ubwumvikane, ni umuntu w'umutima mwiza kandi wicisha bugufi, akunda kubona abantu bose bishimye. Nyine mu magambo makeya, Charitine cyangwa se Charitina cyangwa Charité bivuga ubugwaneza n'urukundo rutagira ingano cyangwa se rutagira iherezo. Niba uri mushyashya, twandikira muri comment nawe niba wumva hari izina ufite dushobora kukubwira ubusobanuro bwaryo, utaniwe tuzaheraho. Ibintu byacu n'inkuru zacu nakagaruka. Ciao ciao.